Habunari fuku murabyuka mu gitondo akanywa icyayi saa sita akarya
numvaga ibyo ubuzima bwanjye numvaga ari iby'abantu bavukiye i Kigali numvaga gufata ubuzima bwanjye ariko si uyu munsi ubu ni kurwana no kurwanya ibintu ariko ushaka mureke dukize dukorera Imana usengera ibiryo wabona ugatangira kubirwanya hari abantu baretse amavuta mwagiye mwirira n'ubundi ko ariyo nzira naratangira kujya nigura umufuka w'isukari nigeze njya ahantu dufite ibikomere bitandukanye kandi umuntu wese agira ahava hino mu nyumve hano umuntu wese agira ahiwe hava ufite inzara ufite umwenge ufite ikintu runaka njya ahantu umuntu yambwiye ati ngaho shyiramo isukari shyiramo akayiko kamwe shyiramo tubiri ngeze kuri bitatu isukari itazakwica ariko tuvugana ukuri yanyica isukari ntagiye kunywa ejo bundi urangamba mwinshi kuri yanyica waretse ninywera ko ningeraho iba nyinshi nzayigabanya muri zamwe hakuze inzuzi ziteye hejuru w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga mwakira ijambo ry'Imana. Nitwa Mushimana John, ni umuvugabutumwa bwiza, ndi umugabo nubatse, mfite umudamu n'abana babiri, nsengera muri Bethsaida Church kwa Bishop Rugamba, umurimo w'Imana. Nishimiye kongera kuba hano haciye kirekire nk'uko ubuyobozi bwabivuze kubera imirimo myinshi ku rusengero, niyo mpamvu natinze, ariko ndashima Imana ko impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri uyu mwaka Imana yakoze ibintu bikomeye, ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Hari ibintu bigira imbaraga tuzi, hari ibyo tutazi bigira imbaraga. Ndagira ngo nifashishe ibintu nka bitatu tuzi bigira imbaraga, ariko nze kukubwira ko hejuru y'ibyo tuvuze n'ibyo tutavuze hari undi birusha imbaraga. Amafaranga agira imbaraga, amafaranga agira imbaraga, amafaranga aguha icyubahiro, amafaranga atuma izina ryawe rimenyekana utigeze usaba ko rimenyekana. Hamwe na hamwe amafaranga ashobora kukuvana inyuma akakuzana imbere, hamwe na hamwe mu nsengero zimwe na zimwe usanga hari abantu amafaranga yahaye titi, ugasanga bamuhaye inshingano runaka kubera amafaranga adafite ubwo bushobozi. Reka twemere ko amafaranga agira imbaraga. Icyaka ubwenge bugira imbaraga, niyo mpamvu twiga, kandi umuntu wese yarize ku rwego rwe. Njyabwira abantu nta muntu utarize uretse ko twize ahantu hatandukanye, ariko twese twarize. Haleluya, munyakire, haleluya. Ubwenge bugira imbaraga, niyo mpamvu twohereza abana mu mashuri meza, niyo mpamvu twiga. Umuntu bakoze mashine, bakoze telefone, n'ubwenge. Bamwe tuzi amazina y'abakoze ibyo ngibyo ariko tutazi n'amasura, babitewe n'ubwenge. Ubwenge reka twemere ko bugira imbaraga. Icya gatatu, kugira umuryango ukomeye bigira imbaraga. Hari igihe ushobora gutambuka ahantu ugahabwa agaciro n'umuryango ukomoka, bati nko kwa runaka, bigatuma bagutambutsa kubera ko uvuze ko nko kwa runaka. Kugira umuryango ukomeye bigira imbaraga. Ejo bundi hari ubukwe nabayemo MC, uwo musore afite familiye zikize, afite etaje ebyiri z'ubucuruzi bacururizamo, hariya mu Gakinjiro ka Gisozi. Nabaye mu bukwe bwe. Uwo musore yarizarangiza kaminuza, agiye gukunda umukobwa, akunda umukobwa wo mu muryango utazwi, reka bari ko mbyita. Aribwiye se ati uwo mukobwa ni uwo kwanje, amuvuze yumva ni umuryango utazwi muri iki gihugu, yumva ntuzwi kubera impamvu yuko udafite. Ati uwo mukobwa ukamushaka sindi mu gushyingire. Umusore ati ndamushaka ko naramukunze. Kandi bene abantu n'abakristo, sinzi niba ndi bubita abakristo, sinzi niba ndi bubita abarokore, bafite n'inshingano aho basengera, n'abadiyakoni mwuka byarana. Ariko kubera ko yakunze umuntu wo mu muryango utazwi, nyine izina rya Mavsevya n'ahandi
bati ntabwo uri bumushake. Erega bivana umugabo iwabo ajya aho umuhungu yasengeraga ati nimumwerekane. Kubera iki? Ashatse umukobwa tutifuza nk'umuryango. Erega banga kumwerekana. Uzi ko umuntu ashobora kujyana kubera icyo ari cyo agatuma ibintu byari bipfa bigapfa kandi bigapfa kubera ko afite za mbaraga za gutya. Ariko reka mbabwire hejuru y'amafaranga, hejuru y'ubwenge, reka mbabwire ko hari urusha imbaraga. Reka sara bigera bikananirwa, ariko ndashimira Kristo ngo wakabyara. Basi ngo mumere icyubahiro. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. 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 Ariko mperuka hano mufashwa biracyari kwa kumbi cyane, ntabwo byankundira, ariko bene dareka shimira Imana yuko ari Imana ibirusha imbaraga. Mama afite mama wacu aracyahari iwacu ni mu Bisesero ku Kibuye, niho mvuka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri ibice 9 ku murongo wa mbere. Igitabo cya Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Igitabo cya Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo rivuga ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusorozwa. Muri uwo munsi abanzi bibwiraga ko bagiye kubageraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Dusome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12. Byakozwe n'Intumwa ibice 12. Turasoma umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Hari ijambo rivuga ngo abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitoro bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Dusoreze muri Zaburi, ubundi tuganire ijambo ry'Imana. Zaburi ya 93 turahera ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Zaburi ya 93 umurongo wa 2 tugeze ku wa 4. Hari ijambo rivuga ngo intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose, Uwiteka. Inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo. Umurongo wa 4, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Suri uyu murongo wa 4 ubutumwa bwanjye buri amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwakira ijambo ry'Imana. Nitwa Mbarushimana John, ni umuvugabutumwa bwiza. Ndi umugabo nubatse, mfite umudamu n'abana 2. Arasengera muri Bethsaida Church kwa Bishop Rugamba, aho muri W'Imana. Nishimiye kongera kuba hano, hari haciye kirekire
nk'uko umuyobozi yabivuze kubera imirimo myinshi yo ku rusengero niyo mpamvu natinze, ariko ndashima Imana ko impaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Muri uyu mwaka Imana yakozemo ibintu bikomeye, habonetse n'ibyiza habonekamo n'ibibi, niyo si turimo kandi ntacyo wabihinduraho. Uyu munsi numvishe inkuru mbi irambabaza, kugira ngo abantu benshi babyumvishe. Famiye yagize ibyago, umudamu umwe muri bo turaririmbana muri korali, umugabo wapfanye n'abana be 4 bari bagiye kurya iminsi kuri Bugande, bakora impanuka bose bahita bapfa. Mu minsi yashize nabwo muri uyu mwaka bari bapfushije umwana wabo w'umukobwa w'imfura, na mama wabo ari muri koma. Umuryango wose hasigaye mama wabo nabo adafite icyizere ko ari buze kubaho. Nabarengeye ku mafoto ndabane abantu twira turi mubiri, uyu mubiri wose maze iminsi nibaza ibintu byinshi. Reka mbibutse ko Imana itagira amarangamutima. Imana nta marangamutima igira, maze igihe mbitekerezaho, igira imbabazi igihe ukunda, ariko nta marangamutima igira. Kugira ngo bamwe muramuzi, ni n'inshuti ya hano mukunda ndayafite, umuntu witwa Karebe. Karebe ni inshuti yanjye cyane. Ejo nari kumubwira ngo Imana yakunze Sabine kukurusha. Yakoze ubukwe muri uyu mwaka, Imana itwara umugore we muri uyu mwaka. Nubwo hari ibyo utabonye uyu mwaka, hashimwe Kristo kugira umeko mwuka w'abazima. Ndashaka tuganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Hari ibintu bigira imbaraga tuzi, hari ibyo tutazi bigira imbaraga. Ndagira ngo nifashishe ibintu nka 3 tuzi bigira imbaraga, ariko nze kukubwira ko hejuru y'ibyo tuvuze n'ibyo tutavuze hari undi ubirusha imbaraga. Amafaranga agira imbaraga. Haleluya! Yasinzira uko mwafashwa gakira, ariko mugifashwa ariko mperuka hano mufashwa. Biracyari kwa kumbi. Reka nze kugabanya gufashwa, naza kwibagirwa n'ibirara hakurya, ariko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ajya ahandi yaragiye ati nimumwerekane, baramwerekana. Ubukwe buraba mu ijoro ryo kuwa 4, kandi uwo muhungu ni imfura y'uwo mugabo, niwe mfura ye. Amusanga mu cyumba aramubwira ngo nkeneye icyumba cy'inzu yanjye. Kuwa 4 ubukwe bufite kuwa 6. Ubuhamya nabuhabwaga n'umuturanyi wamucumbikiye. Asohoka mu cyumba cyo mu ijoro ryo kuwa 4 ajya gucumbika. Ngo kubera iki? Ngo kubera ko yashatse umukobwa wo mu muryango utazwi. Mu ijoro ryo kuwa 5, se w'umuhungu na nyina w'umuhungu buriye indege bajya muri Amerika. Umuhungu afite ubukwe kuwa 6, mu ijoro buriye indege bajya muri Amerika, azize ko yashatse mu muryango utazwi. Nasomye ijambo y'Imana n'ubwo abura amatatuzi. Israel ntatu. Kandi Israel aravuze ngo ugushikamije umutima uzamurinde amahoro masa kuko akwiringira. Zaburi yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Muri ndava ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, dufite n'itwifuzo n'umurenge. Mu gitondo abaturanyi atazisabye, abaturanyi b'iwabo bafata benze 2 nziza cyane barazidekora, baziha abashoferi, barababwira ngo nimugende mwirirwe mutwaye bari abana umunsi wose, ubukwe niburangira mugarura imodoka. Ubukwe bwabera hano St. Paul, abantu baruzuye mu gisare babona aho bicara. Nyina na se bari muri Amerika. Uwiteka uri hejuru.
ntabwo nibuze kuvuga ubuhamya bwanjye cyane, ntabwo byankundira, ariko bene reka nshimire Imana yuko ari Imana ibirusha imbaraga. Mama afite mama wacu aracyahari iwacu uri mu Bisesero ku Kibuye niho mvuka. N'Imana yandokoreye 94, Imana yandokoreye mfite imyaka 7 by'ababyeyi bapfuye. Imana irandokora ndayishimira uko naje Kigali nabwo n'ubundi buhamya burebure, ariko nyabwira abantu mu mugambi w'Imana ntugiyoba. Njyewe navuye i Kigali nzi ko nje i Kigali, navuye ku Kibuye nje i Kigali nzi ko nje kureba umuntu witwa Fidel twiganye primaire. Njyewe ngira amashuri ntajya mvuga ku bw'impamvu z'akazi, ntabwo njya mvuga ku bw'impamvu z'akazi, ariko ndashimira ivuga ngo nirobanura ku butoni mu mahanga yose uyubaha. Kandi abantu baza aho nayasubikiye ntibaza aho nayakomereje. Ngira umuntu yicaye ngo nanjye narize no kutaza aho nize. Ubundi dutandukanira aho twigiye n'abatwigishije, naho twese twarize. Ntabwo Imana yakoresha umuntu utarize, iyo guhamagara utarize irakwigisha kugira ngo izagukoreshe ubizi. Ndaza mba mu Bisesero muri Bukambaraje z'icyatsi kibisi zabagaho kalendari, niyo nazanye i Kigali. Hari n'imyenda imeze gute naragira ndabihene. Ndaza numvaga nigera Nyabugogo, ntabwo nari nzi aho Fidel atuye, gusa nari nzi ko ari i Kigali. Numva nigera Nyabugogo narahumvaga ndibuze kubaza ngo nimundangire kwa Fidel. Ndaza n'ibitekerezo byambwiraga, ndaza ngeze Nyabugogo ndebye ukuntu abantu bangana, ndebye uko imodoka zingana, ndavana isi ndabaza nibyo ndimubaze koko. Numva ibitekerezo byo kubaza Fidel birarangiye, bahamagaraga izijya i Remera, izijya Kacyiru, Kimironko. Icyo gihe nari narakizwa, numva umutima umbwiye kujya i Remera, ntabwo navuga ngo ni umwuka nari ntarakizwa, ntego ijya i Remera. Ngeze i Remera muri Kahugare yahoze, ntangira kuzerana ambaraje yanjye, reka bene da nasomye nibwira ngo uko tuzasa ni kurerekana, ariko Yesu yerekana tuzasa nawe. Kandi reka mbibuze uko dusa siko dusa, uko mbona siko ndi, niyerekanwa nzasa ukundi, kuko nasaga bibiri siko se. Iyo umuntu apfuye adakiza, apfuye atazi isura ye. Imana yaguhaye amafaranga nibwo ugaragara uwo uri. Nuko ntangira kuzerana ambaraje yanjye, bigera saa 11, bigera saa 12. Iby'Imana ikora ni ibya 45 mu Gakiza. Murabona uyu muhanda ukatujya Kabeza muri Feruje, buri gihe nageze ndabyibuka. Niho nari ngeze ndi kuzerera, nibaza aho ndibuze kurara, ngiye kubona mbona mpuye na Fidel. Namuhamagaye atazi ko ndi i Kigali, ntazi karitsiye, ati Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, yatumenye kera nta kibaho atakizi. Arambwira ngo bite kuri hano, ni wowe nari nje kureba. Arasereka mama wacu yigeze ambwira ngo nzapfa nikamiye nayimbwa. Ndashima Imana ko nubakiriho kugira ngo Imana imwereke yuko ibyo yavuze bitandukanye n'umugambi w'Imana. Narinyuze mu buhamya kugira ngo mwumvishe yuko hejuru y'ibinyembaraga hari umunyembaraga.
izi nkuru twasomye z'abayuda sindi buzitireho, ariko ndashimira Imana turabura amasaha make ngo ngira ngo nta nubwo ari amasaha, ni iminota kugira ngo tuze kwinjira mu mwaka wa 2019, ariko turacyari kwa 12 kwa 2018. Bano bayuda bagambanirwa byaturutse ku mugabo witwa Morodekayi wanze kubabarira Hamani, abati nta wundi nzapfukamira uretse Imana yo mu ijuru. Bituma Hamani agira uburakari, ashaka kwica abayuda bose atishe Morodekayi wenyine. Yandika inzandiko biremerwa, azitanga ibwami, azitanga mu bihugu byose yari ayoboye, yuko itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, iyo tariki nigera azica abayuda bose. Biremerwa uko Estere baye umwamikazi sinabitindamo, ariko ngo Morodekayi usomye mu bice byo ku murongo wa 12 ngo amaze kumenya yuko bagiye kwicwa, atuma kuri Estere arabati ndabizi kuri ibwami uri umwamikazi, ibigiye kuba nta nubwo bizakugeraho, ariko birashoboka ko impamvu Imana yaguhize ibwami ari kugira ngo mu gihe gisa n'iki ngiki uzagira icyo umara bene wawe. Ariko ijambo rya kabiri, naho utagira icyo ukora ukicecekera, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoherwa biturutse ku bana. Esiteri yibuka ko nta kindi cyabarengera hejuru y'ibyo umwami yasinye uretse gusenga. Reka mbabwire amakuru amenye uyu mwaka, twebwe abavugabutumwa, twebwe abahanuzi n'abandi, nasanze mu kwizera tuzi ko Imana iba mu ijuru, ariko nyirizina ntabwo tuza aho iba ku buryo ushobora kujyanayo umuntu. Mu kwizera tuzi ko iba mu ijuru, ubundi ko iba muri twebwe, ariko namenye ikintu cyiza ahantu Imana ituye apana mu kwizera. Isengesho niryo ryonyine riza ahantu Imana iba, kuko ngo riragenda rigakomanga urugi rw'Imana rishaka kureba Imana. Iyo rimaze kubonana n'Imana ntabwo hagaruka isengesho, hagaruka marayika. Abayuda barasenze, isengesho rigera imbere y'Imana, rigeze imbere y'Imana haboneka igisubizo. Esiteri ati nta kindi nakora uretse gusenga, mureke dufate iminsi 3 twiyirize ubusa dusenge, nitumara gusenga nzirengagiza ko hari itegeko ngibwami, niba gupfa nzapfa. Naje kubabwira ngo Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Bari bagambaniwe n'umunyamaboko, ariko hejuru y'uwari wabagambaniye hari undi munyamaboko. Reka bibutse ko Imana niyo yakuye Nebukadinezari ku ngoma, iragenda imujyana mu ishyamba n'umwami, amara imyaka 7 arishe, amara imyaka 7 ari mu ishyamba. Ntawigeze akora kudeta, abari bayoborana ntibabimenye. Imana yacu, reka mbabwire nihagira umuntu ukugirira nabi kubera icyo ari cyo, uzamubwire ijambo rimwe, uzamubwire ngo ngiye gutya, ariko hejuru yawe hari undi, hejuru ye hari undi. Kandi reka mubwire ijambo, igihe kijya gitanga igisubizo gikwiriye. Igihe gitanga igisubizo, umuntu ntabwo hemukira uzamuha igihe gitanga igisubizo gikwiriye. Ntabwo Morodekayi yari azi ko umunsi umwe azicara ku ifarashi, Hamani akajya inyuma yayo, ariko igihe gitanga igisubizo. Hamani ntiyari azi ko umunsi umwe azajya inyuma ya Morodekayi aririmba indirimbo yahimbye, ariko kuko Uwiteka uri byarabaye. Ninjye muntu muri uyu mujyi wakoze ubukwe mfite amafaranga makeya, kuko nakoze ubukwe mfite 1000 kuri Populaire cy'amanyarwanda, ntagira igitanda, mba muri shaburete ya 15. Ariko Imana yarambwiye ko izangorera ubukwe. Ubwapfuye ko reka mbwikorere, hari ubwapfuye kuwa mbere saa 8, urukiko ari kuwa 4 saa 8. Imana iguze umukobwa, abana twerekanye mu rusengero tumanitse ku murenge wa Muhima. Inyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe itakwirabyo. Hallelujah!
Imana itagira nta kibazo igira. Ariko hari icyatumye gupfa maze gukizwa narengeye ngo nshaka kuzanyubakira urugo rwiza, kuko nta rukundo rw'ababyeyi nzi, hafiye ndi muto mfite imyaka 7, ntarwo bavandimwe nzi barapfuye, abakabumpa inko bambwiye ngo nzapfa nikamiye nayimbwa. Nayitegereje rero urukundo rw'umuryango wanjye. Imana irebye isanga umugore ngiye gushaka ntabwo azambera nk'igisubizo cy'icyo nasabye Imana. Ibyica ku wa mbere urukiko ariko wa 4 saa 8. Erega turebera aho tutareba, bimenye ibyo twibwira. Kubera ko ku Giporoso ariho nakoze akazi ko mu rugo imyaka myinshi, njya kubwira madamu ko mukunda niho namujyanye mu buzima, sinzi kwirarira bya bindi byateye. Icyo gihe nari mfite 5 byanjye kandi nkumva ndi bose. Ndamuhamagara ngiye kwigisha mu kigo cya segonderi Gasogi, nizaze duhuriye ku Giporoso, kandi narabanje ndagenda mbaza ibiciro kugira ngo numve nyine ntazasitira imbere yongeye kubwira ko mukunda, numva nitujya tukanywa nzasagura nk'igihumbi cy'itiki. Ako nibwo bushobozi nari mfite. Turagenda tugezeyo umva umugisha nagize. N'abandi bayi akicyo kurya, arambwira ati navuye mu rugo ndiye. Kwisura namweretse ko mbabaye, ariko mu mutima n'uwiteka urabaye. Reka iyo arya nari gutaha na service, kandi abandi wabo niba ejo nari kurya iki. Imana irebye isanga ntacyo mfite cyo kurya ejo, ava iwabo yariye. Byatumye tutabana se ko nuko atariye, ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe. Yamubwira ubundi we ndabandi kubigaragara ni umukene, ariko kubitagaragara ni umutunzi. Nta mafaranga ngira, nta mashuri ngira, nta miryango ngira. Uko nguko mbona niko ndi. Niwumva twabana nta kibazo. Kandi njya gushaka ntabwo nitaye ku mateka yanjye ngo njye mu muryango oya, ntabwo ni uko ndi kose ndi umwana w'Imana. Kwisondeka oya, Imana irabizi. Musure hari umunsi nzabakora surprise nagarutse mutabizi, ubundi mfite umudamu mwiza, Imana yampaye umudamu mwiza kandi muhimera icyubahiro yagize neza. Ese uko mvuze ntabwo maze kubera ukuntu yanyemeye ndi umukene ntacyo mfite, nanjye hari promesse namuhaye kandi nzabatumira bashuba nzongera mu kubwa kabiri, nzasubira kumukwa kandi ntabwo nzatwara inkwano muri envelope, nzategura dote. Yes, dutange invitation. Hari uwambwiye ngo ubwo se bibaho, mbese ubundi bibaho byose hari ibyo baremye se by'abantu bahimba. Mbese byose si iby'abantu bahimba, nanjye nzahimba ibyanjye. Namaze no kubwira kwa data bukwe yuko umunsi umwe nzababwira kandi nzabazana invitation. Umudamu uhesheje agaciro, umudamu uhesheje uko nguko umeze niwe wabigizemo uruhare. Niwe niyo mpamvu njyewe abana banjye ndabakunda pe, ni barumuna banjye ni bashiki banjye, ariko sinshobora kubarutisha umugore wanjye, ntibishoboka kuko namenye amakuru. Abana ni abashyitsi, uriya turabacumbikiye ejo bazigende. Ni abashyitsi, ni abashyitsi. Ugasanga umugabo uko ataje atahaye shokora y'umwana, yibagiwe ababyaye uko ataje, aho kugira ngo mbone shokora ya madamu. Abana nabihura niba bariye ibiryo se. Bagabo muri hano ndacyari muto maze imyaka mike, ariko akababwira ukuri, niba ufite duke utabagurira bose, utahano utw'umudamu abantu bihorera. Kubishyura minerivare urabahahira, ejo bazanigendera. Ese bagire bati bajya bamenya aho isogisi ryawe riba, bamenya aho ishati yawe iba, utaha bavuga ngo papa uzanye iki. Ariko umuntu kwitaho, reka uyu munsi rero kababwira ejo mu kanya si umunani, mbere y'uko wita ku bana banze wite ko uwo muntu wababyaye. Murakoze cyane.
ibyo rurutse imitima muvuge ko bahiriwe muvuge ubundi buzima abafite imvune muri we hari ubuzima hari ubuzima mumara bishimira abantu kubwira bibi byanditse kuko mu gitugu cyanyuma ariko twe tuzaruma muri rimwe za ndirimbo zihumure nyuma y'ibihe n'ibiti hari ubundi buzima hari intebe zacu zicayemo n'abandi bantu. Esiteri yicaye mu ntebe yari hagurutsemo na Vashiti ahari ubundi gusenga amasengesho ni kubw'Imana ngo natinda kuyivamo azavamo asizemo na materiyeri natinda kuvamo. Erega ntabwo nabona umwanya wo kujya guhagarara ku ishanse nazavugira Imana ryari hagomba kugira umuntu nibakira nkazayijyamo yuzuye. Bibiliya ngo tuzonka amashereka y'abami kandi n'ibyanditswe ndabyizera tuzonka amashereka y'abami. Habura buri mwanya kujya guhagarara ku micanga abo yahaye umwanya n'ibazuba. Reka mbibuze ko nta gitangaza Imana izarema yarabiremye biri ahantu bagize ngo umugabo wawe ntahari ngira umuntu mwegeranye ngo ibyawe hari ahantu biri uriya mwaka kandi Imana izabikwereka ibyawe hari ahantu biri. Kandi yewe kugira kwizera ijambo ryarangiye ngo nubwo tutayizera yuko ayihora ariyo kwizera. Umunsi Imana ima pasiporo nubwo pasiporo yagira ariko umunsi nyibona nahise njya gukora visite kuri aeroport. Kwizera ni iki? Ni ukumenya udashidikanya. Ntabwo twizera ibigaragara twizera ibitagaragara. Kandi reka mvuge ijambo ritaha kwizera ni amaboko atagaragara ariko afata ibigaragara. Nyumva kwizera ni amaboko atagaragara ariko afata ibigaragara. Kwizera ni wakwereka umuntu ariko tujya twereka abantu ibyo kwizera kwafasha. Runo rusengero turimo abantu batangarira yabo ejo bundi bahaye bishop wacu igikombe yuko ari ufite urusengero rwiza mu Rwanda ariko se twarutangiye dufite angana miliyoni 12 kuri konti kandi ari mu gishanga tugiye kubaka. Umunsi wa mbere imashini yashije twahise dusangamo umucanga kandi yakiguza atazi kurimo. Ku munsi twacuruzaga agace n'ibihumbi nka 600 kandi twaracukuye turaruha ducuruza umucanga. Icyatangaje bagiye kubaka Kigara eto Kicukiro eto Muhima yahoze baburaho bamena itaka baraza bagirana amasezerano natwe bamena ikamyo y'itaka batwishyura aho twakuye umucanga tugurisha bari kubamena itaka batwishyura. Imvugo yiwe ni hamwe egerezo musirisa ugari data wabivuze bizoshika. Umugabo munyakuri ibihamya byawe iyo yuguruye rakunda. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mbere wo muri kiganza mwicaranye umubwire ngo ibyo ubona n'ibyo utabona Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Reka soreze kuri iri shimwe nabwiye Imana ko aho nzagera hose nzarishimira. 2014 dufite abana babiri umuhungu n'umukobwa. 2014 twari tugiye kubyara uwo mukobwa dufite niwe muto afite imyaka 4
umuhungu nawe ari nakoze uzitandatu. Nari ngeze mu nzu amezi 5 kandi bwanjye sinjya ninda bwite maze n'abakora bagira amadeni hanze njye utagira akazi kandi bitajya binesha umutwe ngo binyaze ubwongo ugasanga umuntu yasaze ngo nta stock mfite arega akaradasinzire ngo nyabuze umufuka w'isukari kandi ejo bundi hari ibyo namenye uwaguze umufuka w'isukari n'uwaguze n'usose bamwe isukari ikoze hari utekera rimeze ubundi muri akaje n'umunsi mukuru harimo abaguze litiro 7 z'ubuto harimo n'abaguze litiro 1 kandi bose bararya ifiriti hiye kandi yagiye gura litiro ukwezi gushira maze 7 nawe maze 7 ngahagari ku mutima ngo nta mufuka w'amakara ningura akadobo ka desuka ngo umufuka sinteka ibihiye nawe ukarya ibihiye nta kibazo n'ukoroshya ubuzima ntampamvu yo kwistresa ukoroshya ubuzima. Amezi yangana mu 1300 nagezaho madamu tujya kubanira n'ubwenge nubona tubyaye ntihagire umuntu uza kuduhemba nawe mfite kereka nihaza n'iwanyu ntawe uzagupindira ikiri iwacu uzabona ninjye njyewe nzabikora byose. Ariko ati nta kibazo nagukunze wowe nakunze wowe tugera neza amezi 5 nageze aho madamu yatakaga mu nda nkabwira Imana ngo niba igihe cyo kubyara kigeze Imana ndagusabye wongereho nk'icyumweru kugira ngo ndebe ko nzaba nabonye imyenda y'umwana aho kugira ngo sere kwa byari narasengaga ngo abaretse kugira ngo ndebe ko nzaba nabonye imyenda. Twageze aho dufata ukuvuga nabwiye Imana ntazanje n'urwego rwose nageramo bajye bagizaho Imana yankuye ntabwo nkunda umuntu umbwira ahantu ageze nkunda umuntu umbwira ahantu avuye kuko aho ugeze turahabona tubwira amateka yawe Imana igukuye. Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera ntekereje imirimo y'intoki zawe. Abantu benshi babaye abasirimu ntibakivuga ubuhamya bw'aho Imana yabakuye ariko wahatubwiye ko aribwo dusubizwamo imbaraga. Mbere yuko ugenda n'imodoka wagendaga n'iki mbere yuko usokoza kandi bene da mujye mureka tuvuga aho Imana idukuye abantu bako basubizwamo imbaraga. Nageze mfata umwana wanjye mukuru mujyana kwa sekuru kubera ko nabonaga atazihanganira inzara nkatwe. Igihe kimwe turi gusenga hari kuwa gatatu turi iwacu mu masengesho y'abamama madamu arazaranyegera kuko kuri eglise ya kantine arambwira ati sheri wambabariye ukajya kunyikopeshereza amata muri kantine ko numva inzara inyishe. Yarambwiye ati birananira ndiri imbere ye kuko numvaga birenze ubwenge bwe cyane ko nta mafaranga mfite kandi kwifuza kwabo kubaka abagabo babone ko birivuga. Arambwira ati ukajya kunyikopeshereza amata kuri kantine ko numva nshonje. Negera umuntu umwe wamugurije amafaranga 500 arambwira ati reka mfite ikintu reka tukigabane ngo ari kuwa gatatu kuwa kane ngomba kujya mu ivuga gutumwa Nyamata nibaza uko nzageraje kandi mbafite umutima wo kugenda maze kubwiriza umuntu arazaranga ati wabwirije neza Imana iguha mfite bibiri numvisha umutima unyemeza kubiguha kandi singusuzuguye mbabarira urwo we randeba akumva arabasuzuguye ndashimira Yesu ujye uduhisha kandi uyu mwaka urangiye yaraguhisha kandi yaragutwikiriye. Iyo mugaragaza ukuri bari kukujyana iwawe ariko hashimiye Kristo waguhishe ntibamenye kandi azakomeza agira akazi keza ko kuguhisha kandi atubose kuguhisha umutima umata kandi singusuzuguye imbabarire ni nta kibazo. Arayamereza ambwira madamu ni 800 bariyo barira icyabire rero nzajyana mu ivugabutumwa ndabyuka mu gitondo mutegura ibyo nagomba kumutegurira nitegura kujya mu ivugabutumwa. Hari umuntu umwe twaragiye gusengera Kibagabaga groupe imwe mpamagawe n'umuntu twagenda turasenga turataha bari banumiye muri iyo groupe nawe yari umukene tubana mu masengesho udafite ikindi yafasha uretse kusengera. Hari aho ugera ugakenera ko abandi bagufata amaboko ko hari aho ugera gusenga bikanga
ndamuhamagara nifasha gusenga, mfite ikibazo kindemereye numva nyina gifite imbaraga zo gusenga. Arabwira ati ngaho kintu ndakimubwira, ati ndagusengera. Gurupe bateranye, ya gurupe nagiye kubwirizamo arakibabwira, kandi sinari namutumye mu by'ukuri, nari namubwiye ngo ansengere gusa. Arakibabwira, baransengera. Wa mudamu aho twasengeraga mwaka nimero yanjye, mu gitondo kuwa kane ndatega ni kugenda i Nyamata, ngeze nenda kuzamuka kuri karumuna bazi inzira zijya i Nyamata, mbona telefone irampamagaye, ntabwo yagaragaraga. Arambwira ati nitwa runaka, ni hahandi wa mudamu mwaje gusengera muri gurupe Kibagabaga, ati se wagiye mu ivugabutumwa? Arambwira ngo nuva mu ivugabutumwa unyure mu rugo ndamushaka. Noneho nibaza ko mfite icyabiri ari mu njyane akanangarura icyo gihe bisi z'inyamata zabaga Nyabugogo, ko nari kugera ku Kinamba handi nkatsindagira kaburimbo nubwo bayikoze, ndaza kuvaho imodoka isigagire Kibagabaga buti ndi kubwiriza, ngiye kubona ngo umuntu arasanze imbere ashyira mu mufuka sinita icyo ashyizemo. Dushoje amatemba agenda gutega ndebye mu mufuka asanga yashyizemo 1000. Dore imodoka nayo ikiriyemo hano Sonatube, ndeze moto y'1000, sinari nzi icyo ashakira. Ngiye Kibagabaga, ngeze arambwira ati ntabwo ndi bugutinze, atese turaguha gaci. Yanjyanye muri sara yo hanze, burya abantu Imana yahaye umugisha bagira saro zo mu nzu n'izo hanze, iziri VIP niziciriritse, kandi si ikosa ryabo ni igihe cyabo. Nuko ntabwo ari ubwibone, si n'ubwirasi. Iyo umuntu rero reka ngarukira aho ngaho, tujya muri saro yo hanze, arambwira ati bakuzanire agaci. Iyo uri mu bibazo rero umuntu amenya gutorana, bati muzane igihari. Ubwo ishonjera abantu, hari abantu ruhaza, n'abandi muzane igihari. Bazaniye arangije, arambwira ati ntabwo ndi butinde, azana ikayi nini. Imana ijya ibahuza n'abantu b'umumaro, Imana ikaguhuza n'umuntu kubaza amagambo menshi ngo kubera icyo bageze neza amezi 5 kuki utarangije kwiga. Mbega warakubaza ntagire ica ku marira, ujye uhura n'umuntu ukora igikwiriye. Uzumve iyo ageze ko twitanga umuntu usahana akavuga amagambo menshi, nta kintu akora gihambaye, ariko iyo utange miliyoni araza ati kubw'umurimo w'Imana reba doko ndatanga miliyoni. Hari ibintu byinshi avuze, ariko jyewe turi butange 5. Ndashima Imana rero, ntavuga ati nitanze 5. Imana ibarinda abavuga menshi, ahubwo ibahuze n'abantu bafite ibikorwa. Arangije ati ntabwo ndi bugutinze, batubwiye ikibazo ufite, numva umutima umvuyemo, atari ko humura twaragusengeye, atari icyo umwuka yantegetse gukora. Azana ya kayi nini, nari mfite amatsiko yo kureba ikigiye gukorwa. Arangije arayirambura, akuramo urupapuro rwa mbere, harimo impapuro 5 za duplicata zitanditseho. Afata urupapuro rumwe, aragira ngo hano harimo 420. Ugende wishyura amezi 5 urimo, wishyure n'andi mezi 2, urebe ko wamara kabiri utuje. Afata urupapuro rwa kabiri, ashyiramo harimo 100. Arambwira ngo ugende ugura imyenda y'umwana, umwana wawe navuka ntazabura icyo yambara. Afata urwa gatatu, harimo 100. Arambwira ngo ugende uhahe ukore stoke, madamu nabyara ntazicwe n'inzara. Kumva Imana yarebye isanga nimbyara ntawe uzaza kumpemba. Afata urwa kane, arambwira ngo harimo 10,000 ni transport kugeza mu rugo. Afata urwa gatanu, arambwira ngo hano harimo 70,000, ugenda utanga icya 10 mu nzu y'Imana. Yose hamwe yari 700,000. Ubavuye mu rugo mfite icyabiri, nasize nuza kubyuka urya kuri ibi ngibi. Ubavuye mu rugo afite icyabiri, Uwiteka kuri hejuru bishimaraga. Agaruka mu rugo mfite 700,000, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Tugiye gusenga. Biriho byinshi biracyariho, ibyatumwa tuzimena, nubwo twaba tunyura
ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Reka duhaguruke dusenga Imana.